ari wowe wenyine uhari, Imana iri hafi yawe, uyibaze ngo mpagaze nte, urambona uti imbere yawe, umugambi wandemeye ndacyawurimo, ibyaha mfite ni ibihe? Ese iyo urebye umutima wanjye, urebye imitekerereze, urebye ubuzima bwanjye, ibyaha ni ibihe? Mbona gute? Imana ikwereka ukuri. Narabibabwiye, Yobu 36 ikwereka umurongo wa 8, iyo baboheshejwe iminyururu bagafatanishwa ngo yize imibabaro, kagahinda ko mu mutima, ikwereka imirimo yawe n'ibicumuro byawe ko wagenje wibona, ikazigura amatwi yawe ugatangira ukumva ibyigishwa. Iyo wemeye ukayikorera, umara iminsi yawe uguwe neza, umara imyaka yawe mu byishimo. Mpagaze nte, Uwiteka mpagaze nte, ugatuza ikakwereka uko uhagaze, ukabyemera ibyo ikweretse niba ari ibyawe, ukabyemera, ukayisaba imbabazi. Wambabarira, ibi ndabirebye ndabibonye, ni ibyanjye, iyi nzira ni iyanjye, ni njye nabibayemo, ariko se wambabarira. Ukamenya aho waguye, ukamenya uburyo waguyemo, ndakubabariye. Ikongera ikaguhagurutsa, ikaguha inshingano, ikaguha imbaraga, ugatangira urugendo bundi bushya, ukabaho ubuzima bushya, ukabaho nk'umuntu ufite icyuzi, ukaba ufite ubuhamya bw'uko Imana yinjiye mu mutima wawe, Imana yaguhinduye, Imana yakwejeje, Imana ikwemera. Nta handi hantu wakura igisubizo kizima. Ubwo nibwo buryo bwonyine wakongera gusubirana ubutware wahoranye. Yego wenda nonaha ntabwo mvuze ngo inzovu iraza kukumvira, ntabwo mvuze ngo intare iraza kukumvira, ariko birashoboka ko wahumeka umwuka watumye ubukana bw'inyamaswa ikwatakana buhagarara, byiburi kumva ko hagati yawe nta rwango rugihari, ugatangira kubona gukomera kw'Imana binyuze mu byo yaremye. Uyu munsi numva ijwi ry'Uwiteka, ntiwinangire umutima. Niba wumva ubwonko bwawe hari ikindi kintu gishyashya kijemo, ngo fata umwanya ujya imbere y'Imana yawe, fata umwanya ujya imbere y'Imana wemera. Ntabwo jye bari Imana nkurangiye, njye nkurangiye inzira. Imana yiteguye kukwakira, Imana yiteguye kukumva, Imana yiteguye kugusubiza buri kibazo cyose wabaza, Imana yiteguye kuguhagurutsa aho waguye, Imana yiteguye kugusubiza ubutware watakaje. Ngaho ugenda ujya imbere y'Imana, uyibarize, usobanukirwe, maze tubeho ubuzima bw'amahoro. Ibihugu byacu tubishakira amahoro, ibihugu byacu tubishakira ibyiza, kubera yuko ibyo yaremye dufitanye ubusabane nabyo. Tekereza umenye, ikiganiro kuri Mizipa Oreli TV, mutegurirwa kandi mukagezwaho na Jean de Dieu Ntezikimwe. Amahoro y'Imana nabane namwe mwese aho muri hose ku isi. Tugeze mu isaha y'agaciro, hamwe twigira amasomo akangura imitekerereze yacu kugira ngo tubashe kubaho dufite imyizerere ishingiye ku byo dutekereza. Nyuma y'ibindi byose rero tumaze iminsi twiga, noneho tugiye kurebera hamwe kugwa k'umuntu. Kugwa k'umuntu cyangwa se gutakaza ubushobozi k'umuntu. Ubushobozi Imana yaremanye umuntu, kubutakaza, guhagarara Imana yari yarahagaritse umuntu, kugwa. Ibyo nibyo tugiye kuganira. Mbere ariko yo kugira ngo ninjire mu masomo neza, ndagira ngo tubanze tugire amagambo makeya dusoma mu gitabo cy'Itangiriro, igice cya mbere, uhereye ku murongo wenda wa 27, ahavuga ko Imana yaremye umuntu. Reka mpasome wenda 26. Imana iravuga iti, tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'ikiguruka n'igikururuka hasi cyose. 27. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Mu gice cya kabiri umurongo wa 15, reka mbariho mpera, hari umutwe w'amagambo uvuga ngo Imana ishyira Adamu mu ngobyi ya Edeni. Imana ishyira Adamu muri Edeni. Umurongo wa 15, Uwiteka Imana ijyana umuntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo,
ayirinde. Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Aya magambo niyo tugiye gushingiraho amasomo yacu yo muri iyi saha y'agaciro, kugwa k'umuntu. Nayahaye umutwe uvuga ngo kugwa k'umuntu. Ayo magambo tubanje gusoma rero agaragaza impamvu Imana yaremye umuntu, icyo yamuremeye. Kimwe cyo yamuremye kugira ngo azabashe gutwara isi, ibi byo hasi, amazi, mu kirere, ndetse n'ibyigenza byose ku butaka. Ni ukuvuga ngo umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu yari imuremye kugira ngo abashe gutegeka isi, imuha ubutware. Turema umuntu ase natwe batware amafi yo mu nyanja, inyoni zo mu kirere, n'ibindi n'ibindi. Bivuze ngo umuntu ni umutware. Umuntu yaremanywe ubutware bwo gutwara isi n'ibiyiriho byose. Nicyo ngicyo Imana yaremeye umuntu. Ariko hirya irangije iramubwira ngo hari ibyo agomba kurya. Ngo aho yamushyize mu murima wa Edeni, ngo yahashyize ibiti byose byera imbuto zose. Irangije iramubwira ngo ku giti cyose cyera imbuto ujye uzirya uko ushaka, ariko igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi ndakubujije ntuzakirye. Igiti cy'ubwenge, wumve nawe ikibazo ahantu kiri, tugomba no gutekereza ngo igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi ntuzakirye, kuko umunsi wakiriye no gupfa uzapfa. Niyo mpamvu abigisha cyangwa se abanditse Bibiliya batubwiye ngo iby'Imana ntabwo bishyirwamo ubwenge, kugira ngo udasobanukirwa, udatekereza ugasobanukirwa. Ngira ngo urabyumva. Ibindi byose wemererwa kubirya, ariko igiti kimenyesha ubwenge uramenye ntuzakirye. Aha ngaha naho harimo ikibazo. Wibuke ko abatwandikiye ibi bitabo, uwatwandikiye iki gitabo cy'Itangiriro nk'uko bivugwa, niwe wa wundi wagiye muri Egiputa kuvugana n'umwami ngo abarekure batashye. Noneho utekereze niba ari intambara barwanaga yo kuva muri icyo gihugu, bari bayitsinze, ariko ikibazo nawe yaguye nzira ntiyigeze agerayo. Bivuze ngo aya mateka nayo yanditswe ni ukuyashidikanyaho, kuko mu ntambara barwanaga ese bandikaga ryari? Mose ko nawe hari igihe yabaga ari mu ntambara arimo kurwana, ko hari abavuga ngo barwana intambara y'Abamaleki, ngo yaramburaga amaboko Abamaleki bagatsindwa, yaba arushye Abayisiraheli bagatsindwa, Aroni ngo akagera haza kumufata noneho amaboko. Ubundi ubwo umuntu yaba ari mu ntambara akandika ryari? Icyo ni ikibazo nacyo cyo gutekerezwaho. Bivuze ngo nubwo bavuga ngo Mose niwe wanditse ibi bitabo, niwe wanditse aya mateka, bashobora kuba babeshya. Barabyanditse cyane ko muri icyo gihe, urumva hashize imyaka igera nko mu 3,000. Ntabwo ntekereza ko kwandika byari byakagerwaho. Twese twabitekerezaho n'uburyo abantu bagiye bahana amakuru n'uburyo byanditswe, noneho n'inyungu bari babifitemo. Wibuke ko iyi Mana bayituzanira, Imana yavuye hakurya y'amazi magari, twebwe igera hano mu Rwanda yaje ku mutwe w'imbunda. Utarayemeye bamwe barapfuye, hari n'ahandi kandi abantu bapfuye bazira kutayemera. Ariko Imana umuntu arebera mu byo yaremye, ntabwo bisaba kuyigisha cyane, kuko urareba ugasobanukirwa, warangiza ukubaha. N'ibi bitabo rero bifiteho amakuru menshi tugomba kugenza gutekereza tukamenya. Rero ibyo yamubwiye kurya ni imbuto zari muri iyo ngobyi ya Edeni. Byose wemererwa kubirya uko ushaka, usibye igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi, kuko umunsi wakiriye no gupfa uzapfa. Nabyo ubwabyo ni ikibazo wahita wibaza, kuko hari amakuru menshi twize. Kubera iki Imana yatanze ubwenge buha Salomo, n'uwo muri kiriya gihugu nawe, kubera iki yamuhaye ubwenge, kandi Adamu yarabujijwe kugira ubwenge? Nibyo gutekerezwaho, sibyo? Ikiganiro nitekereza umenye. Ntabwo nshaka kugukura ku myizerere yawe, ntabwo nshaka kugukura ku byuzi, ku byo ntabwo rwose ndimo kurwanya Imana yawe, ariko ndagira ngo byibura utekereze, kuko hari ibintu byinshi byanditse muri Bibiliya tutabwirwa, cyane ko tudafata n'umwanya wo kubitekerezaho. Nta nubwo tubona nabo tubiganiriza.
niyo tubivuze tuba tubivugira mu mago y'iwacu, bikaduheramo, bikadutera urujijo, bigatuma bamwe bakora cyangwa se babaho ubuzima bujyanye n'ibyo barimo gutekereza, noneho abatazi ikijya mbere bakavuga ngo baraguye, bamwe babaca no mu madini, abandi bagira amazina bagenda babita. Noneho rero ubu turi gutekereza kugira ngo tumenye, kandi ibyo twamenye tubishingireho uburyo bwo kumenya Imana tudashidikanya tuvuye mu rujijo. Rero kugwa k'umuntu nagira ngo nkwibutse ko yagombaga kubaho ategeka ibisiga, ategeka inyamaswa, ategeka amafi na buri kintu cyose kigenza ku butaka. Ni icyo ngicyo yagombaga gukora. Ibyo kurya bye byari imbuto. Byose ubu rero, byose aho bigeze ubu ngubu arabitinya, kugeza ubwo atinya ikinyenzi, atinya Marie Jose, atinya imbeba, atinya umubu, atinya inzoka, atinya injangwe, atinya imbwa. Ibintu byose arabitinya aho umuntu ageze. Yagombaga gutegeka intare, yagombaga gutegeka amadubu, yagombaga gutegeka imvubu, yagombaga gutegeka ingwe, biriya bisimba binini yagombaga kubitegeka. Ariko ageze aho atinya n'uruyuki. Uruyuki ruramubona rukamurya. Kubera iki? Yatakaje ubushobozi bwo kubitegeka. Icyo ni nacyo nakita icyaha. Mu byaha byose abantu bajya bavuga, icyo nicyo cyaha gikomeye umuntu afite, kuba yaratakaje ubushobozi bwo gutegeka, kuba Imana imureba ikabona nta bushobozi afite bwo gutegeka ibyo yamuhaye ngo abitegeke, kuba ibyagombaga kumutinya ari byo bimwadukira bikamurya. Nicyo kintu gikomeye. Niba Imana ibabara, niba Imana yanakicuza kwa kundi byanditse, niba yakicuza ko yanaremye umuntu, usibye ko nayo yabifitemo n'uruhare, kuko ntabwo yaba igifite ubushobozi bwo kumwongeramo imbaraga, nabyo ni ibindi byo gutekerezwaho. Ariyo mpamvu mbabwira ngo jya imbere y'Imana, ikibazo cyose ufite ukibaze kugira ngo usobanukirwe, uve mu rujijo. Ibyo yagombaga gutegeka byose rero uyu munsi biramutinya, hari n'ibimurya. Intare, ingwe, inzovu, ingona, imvubu, ingagi, intwiga, uruziramire, bya binyoni bikomeye bya Autriche, bya kagoma byo mu kirere n'ibindi byagombaga kugendera ku mategeko ye. Ariko uyu munsi nta na kimwe kigendera ku mategeko ye. No kugira ngo abashe kugera aho biri ubwabyo, nacyo ni ikindi kintu. Ntabwo ari buri muntu wese wabasha kugerayo. Hari n'abitwaza imbunda kugira ngo nicyamusagarira akirase, akikize. Bisaba kubitega imitego ikomeye, bikagwamo bakakibona gisa nkaho cyapfuye ntacyo cyakora. Gutakaza ubushobozi bwo gutegeka ibyaremwe byazamuye ubugome, byazamuye ubwicanyi mu mutima w'umuntu. None ingorane dufite uyu munsi, inka, ihene, inkoko byahindutse ibyo kurya by'uwo muntu. Biramubyarira, inka akayikama, ikamurerera, ariko yarangiza akabyica, yarangiza akabibaga, akabiha ubwatsi, akabisasira neza, ariko intego ari ukuzabyica umunsi umwe. Afitanye urubanza n'ibyaremwe. Reba inka kunezezwa nuko iri mu rugo rwawe. Reba ihene kunezezwa nuko wayiyegereje ibana nawe, ikanakubaha ntigire ikintu na kimwe gutwara, ariko igitondo kimwe ukabyuka ukayica, cyangwa se ukayigurisha ugiye kuyica. Mu minsi mikuru yanyu mwinezeza mubyica. Mwahindutse abicanye, mwica ibyo mwagombaga kuba mutegeka. Ibyo kurya byanyu ni imbuto, ni ibimera. None mwahindutse indyanyama. Ariko ni gute mutahinduka indyanyama kandi tubonye abanditse iki gitabo kivuga ngo mubare w'igice cya 11 ngo ibi ari byo muzajya murya? Abategetse ngo mujye mubirya babandikiye ibi bitabo kandi bakabyandika mu izina ry'Imana. Bavuye ahantu bateje ibyago bikomeye kubera yuko ibyo bagombaga kurya abandi bo barabyubahaga, bubahaga ubuzima bwabyo kuko bararebaga bakabona bihuje nabo ubuzima. Inka ibyarira amezi 9, umugore abyarira amezi 9,
ikimasa giteye nk'umugabo. Ibyo bakabireba uko inka ihaka, amezi 9 yashira ikabyara, bakabona umugore nawe niko atwita, amezi 9 yashira akabyara, inka ikarera, umubyeyi akarera, babona inka nayo ni umubyeyi. Barangije izo mbaraga zikorera mu mubyeyi, izo mbaraga zaremye umubyeyi zikamuha ubushobozi bumeze gutyo, bakazikurura bakaziyegereza, bakazisenga cyangwa se bagasabana nazo binyuze mu nka. Abandi ngo basenga ibigirwamana, ngo inka bayisenga nk'ikigirwamana. Ntabwo basengaga inka, basengaga imbaraga zahinduye inka umubyeyi. Bakaba badashobora kwica inka rero, kubera ko kwica inka ni nko kwica umubyeyi. Natwe mu muco w'u Rwanda inka tuzi ukuntu imeze. Umuntu afitanye urubanza n'inyamaswa n'izaremye. Ese umunsi waremye inyamaswa azaza kuziburanira, azaza kuzirengera, muntu uzishyura iki? Ikibazo ufitanye n'inyamaswa ni iki? Inyamaswa zagutwaye iki kugeza ku rwego uzica? Kubera iki uzihemukira? Zagutwaye iki? Umuntu afitanye isano ya bugufi n'inyamaswa. Ziravuka, zigakura, zikabyara, zigasaza, zigapfa. Umuntu aravuka, agakura, akabyara, agasaza, agapfa, birasa. Ariko kubera iki ibyo byaremwe nkawe ubihemukira? Byakugize gute? Ejo bundi mu 1444 na 6 mbere y'uko Yesu avukira mu isi, bwashize nk'imyaka 3500 hafi aho ngaho, nibwo kurya inyama byatangiye. Ubwo Abayisiraheli bari bigometse, barabwirwa ngo ibingibi bari byo bizababera ibyo kurya. Babihererwa ahantu mu butayu, ndetse byabanje no kubaca mu mazuru. Ubwo bifuzaga inyama, turashaka inyama, ngo bariye inkware. Niko amateka avuga. Ntabwo nge nari impari, nabisomye muri iki gitabo, nawe kandi warabisomye. Bifuzaga inyama, nibyo bari bagiye gutamba ntibabitambye. Ariko ngo bageze wabo i Kanani, batoye ngo Abalewi abatambye, ngo bakajya bica izo nyamaswa. Bakaba aribo bamenya ko Uwiteka ngo abyemeye, ibyo bitamba byemeye. Iyo batabye nibo babimenyaga ko yabyemeye cyangwa se atabyemeye. Hazamo na business, ubucuruzi bushingiye ku nda. Kugwa k'umuntu, yatakaje ubushobozi bwo kuyobora ibyo yahawe kurema. Yavuye mu mugambi w'Imana, ntago agitegeka. Uyu munsi ibyo agomba gutegeka arabirya. Ikibazo nibaza ni kimwe, ni gute isi yose ibyo kurya bya Isirayeli, ibyo kurya by'igihugu kimwe, ibyo kurya by'abantu bahagurutse ngo ari 2 miliyoni, ibyo kurya byifujwe n'abantu bagera kuri 2 miliyoni, byahindutse ibyo kurya by'isi yose. Banyarwanda, Abanyafurika, ibyo kurya byanyu ntabwo ari inyamaswa. Inyamaswa ni ukuzitegeka mukabana nazo kuko muhuje nazo ubuzima. None nibaza ni gute ibyo kurya by'umuryango umwe, by'igihugu kimwe byahindutse ibyo kurya by'isi yose? Ni gute Imana y'umuryango umwe, Imana y'igihugu kimwe yahindutse Imana y'isi yose? Byagenze gute? Byabagendekeye gute? Kugeza ubwo dufite umwiryane hagati yacu bijyanye n'uko bamwe ntibarya ibi, abandi ntibakora ibi, hari n'abavuga ngo vino n'ibyo kunywa. Mwebwe muhinga imizabibu, bareba ko bafite uko bahingaga imizabibu, babujwe no kuyinywa, bafite amategeko. Mwebwe Banyarwanda, mwebwe mugira imizabibu? Mutekereze kugira ngo mumenye. Imana irihagije kutwiyigisha, ariko nidudafata umwanya wo gutekereza no kuba imbere yayo, ni iki tuzamenya ko tuzakomeza tukaba mu rujijo, tugapfa nta kintu tumenye, tutayimenye? Kandi iba muri twebwe, iba mu byo yaremye, tubana nabyo. Imbaraga zayo tuzibona mu byo yaremye, mu mazi, inyanja, uburyo inyamaswa zororoka, uburyo izuba rituvira, uburyo imvura igwa ikatoza ubutaka, ubutaka bukeza imyaka tukarya, uburyo dufitanye isano n'ibindi byaremye. Ese ni ngombwa ngo tubisome mu bitabo? Twebwe hano ntabwo tubireba. Uzi urukundo imbwa zigira, ntambwe ihemukira shebuja. Ariko abantu urwego tugezeho turahemukirana tunavukana.
kandi twarakurikiye iyi Mana twasomye mu bitabo. Nasomye ngo amategeko 10 kuva 20 irababuza ngo ntimukice, ariko ahantu banyuze hose hari imirambo, naho bari bavuye bari basize bishe. Ni gute Imana yari kubabuza kwica kandi nayo ubwayo irimo kwica? Yari kubabuza sibyo ibyayinaniye? Ntabwo byakunda. Tekereza umenye, gira umwanya wo gutekereza, wigira ubwoba bwo gukoresha ubwonko bwawe. Tekereza kugira ngo uvirwe n'umucyo mushya. Imyizerere yawe ushingire ku byuzi, sibyo? Yego, umuntu aragwa atakaza ubushobozi. None ni gute umuntu yagarukana ubushobozi yatakaje? Ni gute umuntu yakongera gusubirana ubushobozi yatakaje? Igisubizo cyihuse, jya imbere y'Imana. Jya imbere y'Imana, urahakura igisubizo kizima. Nibwo buryo bwonyine umuntu yabasha gusubirana ubushobozi yatakaje. Umuntu waguye nibwo buryo bwonyine yakongera guhaguruka agahagarara. Ndaguha inama, genda ujya imbere y'Imana. Imana ibera hose icyarimwe, ariko aho ndimo kwita imbere y'Imana muri uyu mwanya, ni hahandi wowe ureba ukabona haratuje, hahandi ibintu byose bicecetse, ari wowe wenyine uhari. Imana iri hafi yawe. Uyibaze ngo mpagaze nte? Urambona uti imbere yawe? Umugambi wandemeye ndacyawurimo? Ibyaha mfite ni ibihe? Ese iyo urebye umutima wanjye, urebye imitekerereze yanjye, urebye ubuzima bwanjye, ibyaha ni ibihe? Mbona gute? Imana ikwereka ukuri. Narabibabwiye, Yobu 36 ikwereka umurongo wa 8, iyo baboheshejwe iminyururu bagafatanishwa ingoyi z'imibabaro, kagahinda ko mu mutima, ikwereka imirimo yawe n'ibicumuro byawe ko wagenje wibona, ikazibura amatwi yawe ugatangira ukumva ibyigishwa. Iyo wemeye ukayikorera, umara iminsi yawe uguwe neza, umara imyaka yawe mu byishimo. Mpagaze nte? Uwiteka mpagaze nte? Ugatuza, ikakwereka uko uhagaze, ukabyemera ibyo ikweretse niba ari ibyawe, ukabyemera, ukayisaba imbabazi. Wambabarira, ibi ndabirebye ndabibonye, ni ibyanjye, iyi nzira ni iyanjye, ni njye nabibayemo, ariko se wambabarira. Ukamenya aho waguye, ukamenya uburyo waguyemo. Ndakubabariye. Ikongera ikaguhagurutsa, ikaguha inshingano, ikaguha imbaraga, ugatangira urugendo bundi bushya, ukabaho ubuzima bushya, ukabaho nk'umuntu ufite icyuzi, ukaba ufite ubuhamya bw'uko Imana yinjiye mu mutima wawe, Imana yaguhinduye, Imana yakwejeje, Imana ikwemera. Nta handi hantu wakura igisubizo kizima. Ubwo nibwo buryo bwonyine wakongera gusubirana ubutware wahoranye. Yego, wenda none ntabwo mvuze ngo inzovu iraza kukumvira, ntabwo mvuze ngo intare iraza kukumvira, ariko birashoboka ko wahumeka umwuka watumye ubukana bw'inyamaswa ikwatakana buhagarara, byibura kumva ko hagati yawe nta rwango rugihari, ugatangira kubona gukomera kw'Imana binyuze mu byo yaremye. Uyu munsi numva ijwi ry'Uwiteka, ntiwinangire umutima. Niba wumva ubwonko bwawe hari ikindi kintu gishyashya kijemo, ngo fata umwanya ujya imbere y'Imana yawe. Fata umwanya ujya imbere y'Imana wemera. Ntabwo jye bari Imana nkurangiye, njye nkurangiye inzira. Imana yiteguye kukwakira, Imana yiteguye kukumva, Imana yiteguye kugusubiza buri kibazo cyose wabaza. Imana yiteguye kuguhagurutsa aho waguye, Imana yiteguye kugusubiza ubutware watakaje. Ngaho ugenda ujya imbere y'Imana, uyibarize, usobanukirwe, maze tubeho ubuzima bw'amahoro. Ibihugu byacu tubishakira amahoro, ibihugu byacu tubishakira ibyiza, kubera yuko ibyo yaremye dufitanye ubusabane nabyo, kandi tuzabaho tunezerewe kandi dufite ibyishimo mu bihe byacu tuzabaho, kubera yuko Imana ari ituye mu buzima bwacu binyuze mu ko twatekereje, ikatwungura ubwenge, tugasobanukirwa, tukamenya ko tugomba kubaho muri iyi si n'umugambi watuzanye umuntu wese ku giti cye. Imana iguha umugisha, Imana mve gusenga kwawe.
kandi Imana igusubize.